utu tuntu bashyiraho n'udukiza izi ni impeta uziko yambara impeta ku nzara izi nzara gira gutya neza ariko ziri kamera singiye ndibaza izi nzara ziri ahantu hose Nzovu nta warubaye ikise nago zibyaraho urumva izi nzara muzi ko kugira ngo ugire isuku hari ibyo bita abakobwa bitabaza no mu ngo aritabaza kwitawaza koga mbese maze gukora iriya gahunda ni nko gukora isuku nihe gahunda se kujya mu bwiherero umaze nanabivuge umaze kunya wagira ngo ni Madame Samake ndanafura wora amasuku yawe muri office nkuru urayishobora cyane oya uruguru rwavuritse urabona rutari oya nukuri kuma rwavuritse Suza nanone bakunzi ba Pasama na se Media TV kunzi umurage Family TV kunzi ba Nzovu imirindi ndetse na jojo meze neza ariko meze neza cyane Nzovu kandi merci Bernard ngo GVS ko ndase iri ari dapo rya Amerika nyine wanditse nguki ngo GVS ntabwo ndi kubisa n'umurwa mukuru mu Faransa se dapo Nero murwa mukuru bije ko Nzovu man ariko ko tujya tumenya imigi yo muri Amerika yo mu Faransa bayita ngo iki ndahari nyinshi Paris ni nkuko tuvuga Kigali nate ariko uko nabonye buriya nta makipe yo mu Faransa bakunda kwitira imigi uyu nuko Musanze Gicumbi kumva ngo ekipe ya Musanze y'urugero mu Musanze FC Kigali Gicumbi Kigali n'ucyo nahandi bigendereka amakuru y'imisi se dadi nago warumbuye umwana wanjye ari mukumbuye ahubwo tuyitongura umwana wanjye ntabwo uri Sandrine ngufashe neza byagenda bite neza ko anyita ngo dadi ngo susuri dadi ariko njye ntabwo watinyuka kunyotsa sibyo ndagakobwa kawe gatoya wikundira sibyo dadi uri Sandrine se Nzovu ujya umenya ko uri umukomedi ari burambwiye ngo mbikubaze komediyani umukomedi byanashoboka nabyo nose kuri kwayurana ariko reka nkubwire izi nzara ziratangaje jojo reka ngiye nkwibariza tuvuge hari ukuntu abantu barya ubugari uziko iyo uri ubugari ubukata nyine ubukata gutyo ukaburya fresh izi nzara nazo ntizirya ubugari babushonda gutya cyangwa ubugari bagira gutya bakarikoza mu isosi bakarya rega wa mukunzi wanjye ngo ni Diane ahetse kumwe ngo umese sheni ngo hazazinshirishirije ese azajya gufurira ate jojo gira gutya dore intoki zose karo kavuyeho ntacyo akahe najya kubasubirishaho utu tuntu bashyiraho n'udukiza izi ni impeta uziko yambara impeta ku nzara izi nzara gira gutya neza ariko ziri kamera singiye ndibaza izi nzara ziri ahantu hose Nzovu nta warubaye ikise nago zibyaraho urumva izi nzara muzi ko kugira ngo ugire isuku hari ibyo bita abakobwa bitabaza no mu ngo aritabaza kwitawaza koga mbese maze gukora iriya gahunda ni nko gukora isuku nihe gahunda se kujya mu bwiherero nanabivuge umaze kunya urabona hari ibyo bita kwitabaza kugira ngo ukore isuku kuko niwamara kwituma ngo ugende amabyi yatwaye mu kibuno ntawe se kiba papier hygienique ko wibaga papier hygienique zo kwihehesha ntabwo njya nitabaza nkoresha papier hygienique n'ibipapuro n'ibyatsi byose ibyatsi isusasi iramutse ikubabye mu kibuno none umbwira ukuntu nkawe nk'umukobwa ugiye kwitabaza uzi ko bakoresha akaboko ngo k'imoso sibyo ubu se kuko izi nzara zawe iyo ugiye kwitabaza ari ahantu amazi saya se ari amazirantoki nashaka kwinjira mu nzara amazi saya usibitawaza utya uroga nyine ukitawaza fresh gutya ukoga neza ahubwo n'izi nzara zikajya zigufasha gukuba ku ruhande gutya ukoga neza kwaje kwa plus nawe ugiye kwita urahoga nyine neza hose inzara nazo zigakora
ukahoza neza hagacya wamara koga ugafata isabune yawe neza ugakaraba intoki ahubwo zituma tugira isuku nyinshi ubwo zituma ukaraba mye ku buryo uva muri tuwarete ukeye ubwo se ko uba uzikoresheje hari ahantu ubwo ntushobora guhita urangiza kuko ziba zigukirigita wapi wese reka se we tukwibaza ngo tubwire ndanazifurisha wakora nko mu jisho uzakoresha mu rwara ubwo se wanafura ese hakoramo uru rega hakora gutya hanyuma mu kinyoro kuba byakuza cumu hakora iki hakora ahangaha rega naha hakora saha se hakora no gufura dore umwenda ndawufata ndawufura ibi bituma unoga neza kugira imyanda idasigaramo zizume nose ko hano nta ruri kandi ndakubwiye ngo kavunitse so uragenda wikoza mu zuru ego dore nkoresha mu ruri narwo rutuma nkoramo neza kamerama zizuminge neza uzirebe cameraman uziko wagira ngo ni madamu Samaki Madama Samaki ndanafura nkora amasuku yawe muri office nkuru urayishobora cyane oya urugo rwavunitse urabona rutari uya nukuri kuma rwavunitse mu gitondo iyo bari rutavunitse se bana rusinze nari nzifite urebe ko zitari zuzuye nukuri ejo zindazangiza zari zuzuye katwemera kwenda zuzuye birashoboka Nzovu nukuri kw'Imana nitwongera gukorana uzabureba ko runo rutari kuko mukayene nahandi ajya kurishisha ibintu byose baguca ngahe oya abo bandi nabo ibi byose gutya ngiye umuntu nkorera nagamenda nibi byose bashyizeho n'ibihumbi 10 byonyine no ku maguru se oya ako izo nzara bashyira no mu gifu bazirimo abakobwa se bagira amafaranga n'ibihumbi 10 abarayese nimwe mu mwaye ni 10 nyine ubwo se wanyu bashaka gutangira nkaho ukibibona ego ye sawa nyine bambaza imihanda nirirwa nirukaho njya mba ngiye aho menye usigaye ukora ku manywa na nijoro oya kumanywa ibiganiro ngiye nijoro mba ndyamye ujye impamagara mve ko nari mu buriri nijoro nkajya hehe jojo ngiye sinyakunda kuguhamagara uziko jojo mu buzima bwawe ntajya muhamagara ese wamumagara umva dupange cyetse ujye nko kundangira akazi sibyo hari ikindi kintu cyaduhuza njye nawe ubwo kakantu karimo kujya gakira amazi kakize naguze umuti nsigaho uzi ko cyari kubyimba hari abantu mbona bitoza bajya kubona ukabona hasi ikintu kingana simezite yawe cyayo gripe ni karande banza ari karande simaranye igihe kirenze amezi abirira ararenga myimaranye igihe kinini nuko si ibyo mu mazuru kwikiramo urwaye na gripe nta kintu bintwaye njye nikomeze mu mazuru nimba ari gripe idakira kuko ngiye bampimye sindezite barayibura aka kavumbi ko bamaze n'imvura iguye ejo yaraguye harya ejo imvura se ejo imvura yaraguye muri Kigali aho mba ntayaguye izina ry'Imana Kicukiro imvura yaraguye nijoro imvura yaraguye oya na Diane twaravuganye ambwira ngo iwabo imvura irimo kugwa imvura yaraguye izina ry'Imana ahubwo akavura rwose gake ariko y'umuriro yambura ushaka kugukamva ku mabati cyane menshi cyane ahubwo cyangwa ngiye nuko ako yaguye iminota mike yahise ihita rero iguye akavumbi kakazamuka akagripe kayita ariko biriya bintu mukabyishimiye bitera amavumbi ku bantu barwaye sezite ni bibi niyo mvura ibiguye ntiso mu butaka igasa nk'iyongeye ikazamura ivumbi niyo mpamvu nanjye mitarongera akarwara akagripe nayo inzara zanjye bwo nta kintu zitwaye rwose utangiye kurwara ukiri mutoya uzagira imyaka 40 urwaye ibirwara bingana bite gripe gusa iyo minwa wese mu myaka ingahe zayimeze ite Nzovu urabona itakize uko naguze rabere 8,000 usiga niyo bandangiye muri farumasi buri akeshi ngiye nagira mbona abantu bafite iminwa yatukuye nk'iyo yawe kamwe nibanywa marikeri nge narekeri nkwa nukuri wari wabona nkwa rikeri sawa nguriye agafanta naniza ko ukoza mu buzima bwa mu kanwa nta n'uwigeze avuga ngo reka ngo usomyeho gake ansomye cyako zizi inzoga nagerageza nikundira kagwa n'uwago rw'ibitoki karako rwose umaze kurya nk'akavange kawe gashyushyu kakarenzaho nari bakoraga nkundama erega inzoga ni mbi inzoga zikurura inshuti mbi ugira ikigare mana se kwa nyirabuko na sebuko yagiye bazaruzana agutuma usome nakaga ko ntari binasoma aka inzoga rwose Nzovu wenda wowe nta bigare ugira urikuriye ariko nkatwe b'urubyiruko duzwe twagiye muri purapu twagiye mu kabari twanyweye twasinze n'umukobwa wasinze araseba arinyarira ayiva mararuka
ari ikiwinga ari ikiwinga pe akinyarira akabari inkuru zibaho n'izitabaho mbese agaseba uzi ubwo inzoga yatuma ninyarira nahita nkureka abakobwa basinda nabi njye ariho twahuriye mu muhanda yiyambuye ubusa ubusa kunywa inzoga yanditseho kivanti ntabwo waba utinya kunywa inzoga kugira ngo utazasebera mu bantu sha ni ukuri no mu bintu bituma ntinya inzoga n'ibyo birimo Nzovu ntabwo nkunda ikigare ariko nabyo bizana ubugare ikidasesa kera ngewe mbiheruka kera mu giturage bashyiraho amasaka yo nk'amasaka y'amamera iyo bamaraga kuyasereka bamaze kuyakubita ivu inyuma bakayinika bakayishyira ku zuba bashyiraga ku kidasesa cyabaga ari ikintu kinini cyane cy'ikizeru gikoze mu kirere ni parasitike ni iki oya nyeko nabyumva babaga bagikoze mu bintu bavana nko mu rufunzo cyangwa bavana hehe kidasesa nk'abantu wenda bagira bakora inkoko n'ikidasesa bagikora zikurwa mu kirere ibyo bintu kiriya kintu bahomaho amase ikidasesa nacyo bagishyiragaho amase n'imbingo n'imikaranga imbingo cyangwa se inkorogoto gusa ibidasesa ubara aho bikiba mu giturage nk'abantu bagira amasaka mu biriya bice by'ibyumba nicyo kintu kimeze nk'ikintu bagosora mbese ndakizi bakikumeka amase bakanikaho ibintu iyo babaga gikorwa nk'umuntu wabaga ahinga imyumbati agakura imyumbati myinshi cyagiye bamaze kwitonora imivunde nayo bayishyira ku idasesa kugira ngo yume ndakizi kuko ngewe nyogokuru wanjye yabohaga ibintu bijya kumera kuriya n'imisambi iva muri turiya tuntu babohesha ubusuna arabiboha ariko ibintu by'igiturage byari byiza pe mu rukundo rushya se umeze gute rurimo ruragenda cyangwa ibyo nakubwiye birimo biraza mu rukundo rushya twebwe turi ku murongo ibyacu ni ku murongo ibyacu ni ukubijyana gakeya si ukuvuga ngo nimba abantu baduteza iminsi duhite tubana ku kanya reka burya Diane urugo ni ikintu gikomeye cyane kuko urugo ngo Diane jojo kantu ubuki jojo ngereka nkubwiza ukuri buriya urugo ni ukurugenda ako kanya ntabwo ari kuvuga ngo umugore ngo muhite mubana aka kanya Nzovu nubabara umva ko najya mu bapfumu najya no mu barozi nzajya gushaka ikirozi ndogura mukobwa naramuka kubabaje akuze inshuro yari reka Nzovu nkwereza kandi kantu nanone nk'umuntu w'umusaza ntabwo uzongera kurira imisoto y'ikigega imisoto ni iki imisoto y'ikigega ahubwo numvaga bavuga ngo iyo umuntu kera yaryaga akarenza urugero urabona nk'abantu barya cyane kera baryaga bakabyimba inda rero ngo kugira ngo inda ise ntigabanuka ngo bakunyuzaga mu misoto imisoto ni iki rero imisoto ngewe numva ko ari abantu mubwira n'ikigega icyo ari cyo jojo mubwira ikigega se si kiriya bashyiramo amazi oya ikigega bahunika ikigega urabona ikigega cyabaga ari ikintu bubakaga bacyubaka igihe imyaka yeze ukayihunika ukayishyira mu kigega cyubatse mu kirero ikigega se ikigega ahubwo ngewe nzi ibyo bitaga imitiba umutiba ni cyacu twari turi kuvuga kimeze nka kiriya ariko babumba gutya uzamuka gutya umutiba wabaga uzamuka umutiba kenshi wajyagamo nk'imifuka nk'ibiri n'igice y'ibishyimbo cyangwa y'amasaka buka kera ngewe nakinaga urusimba none umubyara wanjye yagize kunsiga kuko masenge yari yarapfuye umubyeyi wanjye ajya gusura papa we ahantu bita Kibungo none ansigira ngo yari afite umutiba urimo ibishyimbo byo bigezemo nka kimwe cya kabiri nkakina urusimbi uko bandiye nkaza nkadaha ibishyimbo bakarya nashadutse ibishyimbo byose bishize mfite umuntu wanjye wibye ibishyimbo bishyira muri bote ari gukandagira kitakara yambaraga bote uziko bote igira ngo akadaha ibishyimbo agashyiramo agakandagira noneho shagazi yaramufashe yakubise munsi y'ikirenge arakubita kugenda biramunanira ariko nta muntu ukura atazi yari gukandagira igishyimbo kigwa
noneho yasohotse Kuki yashyiramo agenda byinshi? gake sha nibwabujije baramukubise ibaze kwibishyimbo ugashyira muri boto manase w'umuntu wapfa kumutaho cagasho sinzagukumbura amaze ubwenge rero iwe yaragendaga ko yashyizemo byinshi gitakara mama waramufata maze umuntu aramukubita ajya gukora anyuze mu ngeso ubu nawe waradahaga ukajya mu rusimbi njye barabiryaga mwashetaga ibishyimbo se ubundi rusiri mwarukiraga muti twakinaga urw'ikarita poto ni gute poto mutangana ikarita eshatu mwarangiza mukazisoma urushije undi mubare akaba ari we warya undi urabona n'ebyiri batanga n'ebyiri urabona hari igihe uba ufite 5 ufite ikarita iriho 5 ukajya indi iriho 4 uba ufite 9 none ufite 5 undi afite 6 icyo gihe wa 5 na 6 babara ko ari rimwe birenze 10 itabijyaga nabwo barwa none iki gihe iyo bagufite 5 kongeraho kandi ukaba ufite 9 wabagura umwana uzi umuntu wakuriyaga wabaga ufite poto nyine yabaga afite 5 ebyiri niwe wakuriyaga cyangwa afite wayine ebyiri inka ebyiri zisa cyangwa akagira wapiri ebyiri zisa niwe wakuriyaga cyangwa zatangira 6 akagira a iriya ibara 11 mu mibare yabaga afite ebyiri ariko izindi bitaga inkuba zizarizo iyo bagufite amajokere 2 za jokere ebyiri ntabwo 11 bwana ebyiri waramuryaga inkuba waraziryaga nose mwashetaga ibishyimbo twashyiraga ibishyimbo yaba afite amafaranga bashyiragaho amafaranga ariko ibishyimbo barabizana bakabibarira amafaranga rero ngo bakaba bati ni 25 mbese ubwo mubyeyi wawe yagiye kugaruka icyo kibo nimba ari ikibo utarakimazemo ibishyimbo yashize ahubwo yashatse kunkubita ubwo mpuruza abaturage barantabara mpita nsubira kujya kuba kwa mama wanjye akunze ubu kuva kera nabonaga wagiraga utuntu tw'udufuti nanone ikindi twiye gukora cyangwa tukiri abana twigeze kwibisafuriya y'inyama ariko icyo gihe nabaga i Kigali tutarasubira ubuzima ababyeyi butaranga ngo tujye kuba mu giturage nari ndi kumwe na mukuru wanjye turagenda dusanga hari umuntu utetse inyama ku ibaraza ku mbabura zatogose sha inyama za cyako zanaryohaga kubi ziri mu isafuriya se cyangwa mu nkono isafuriya twagendanaga imifuka twafashe ya safuriya tuyishyira mu mufuka turayikora turagenda tujyana turazirya turangije n'isafuriya duhita tuyigurisha yesu we ariko Nzovu kuva kera wari akabandi niyo nta muntu ukora atiba none muri kwiba imitima y'abakobwa ariko nibo bari kuyikwiba disi wewe wibaga ibiryo none bari kukwiba umutima wawe bakawuzengurutsa gutya bakagutesha umutwe azawushobora se wowe Nzovu icyo zicyo nanjye nkubwete reka dukundane wabyemeye mama wawe yabarigezaho kuturushyi mama yigeze kunyikubitira nzana urufuzo ariko icyo gihe nkubitiye ukuri hari ahantu twanyuraga tuvuye ku ishuri hari umuntu ufite ubumuga bwo mu mutwe sinshatse gukoresha rya jambo bajya bakoresha uburwayi bwo mu mutwe bweruye none yabaga mu kizu cy'ibibati amabati bagize n'ahantu habaga inzu barayisenya we ahita akoramo ibintu by'amabati bizengurutse ayibamo twaranywaga tukamutera amabuye kuri amabati aza kwisohokera andisha akagize gate ka mama ubu kandi mama yaranyumvaga ni hafi yo mu rugo naragiye mama aranyikubita ati kuki wantukishije arankubita nzana urufuzo ababyeyi bake babaga bafite imbaraga batarasaza yanteye ivi mu nda mu gatuza nizo nkoni nteruka n'umuturanyi yize kunyikubitira twebwe kera rero ntabwo ari ukuvuga ngo iwanyu bagukubitaga gusa n'ababyeyi baragukubitaga iyo wakosaga umubyeyi yaragukubitaga akagwana akabita ibintu ukoze ni bibi asa ko iki gihe ninde wakubita umwana w'umuntu nawe niyo mpamvu abana b'iki gihe nta burere bagira kera warakubitwaga ugakubitwa nawe ubwo umwana w'iki gihe uramubyeza inkoni baravuga ngo n'ibindi baravuga ngo inkoni zivuna igufwa n'izivuna inkoni ivuna igufwa ntabwo igira uburere niba uburere niba ari inkoni ivuna igufwa ntabwo ivuna ingeso ntabwo ivuna ingeso niko bavuga ntureba nako ariko barakavuga nka sabe washobora gukora ikosa ukamubwita ingwino hano
ukamubwira nk'amagambo nk'abiri nka papa wiwe ukamubwira iti iki kintu ntuzagisubire mwana wanjye urimo kungayisha cyangwa bimeze gutya ngo umwana yongeye gukora. Okay ntacyo ndabashimiye rero. Murakoze cyane. Tugaruka bye. Bye bye.